nyibwirira Kimire keza hahambo arubaze fani ndamushimira mushime no ku bantumye babashu sawa nyine turagushimira twivuye inyuma turagushimira ko watuje umutima ku byakubayeho byose n'ibyaba byarahise ariko kumva ko icyiza ari amahoro no kwifuriza amahoro abandi ukaba wumva ko jihad rwose kujya amagerage ntacyo byakumara ntacyo byakungura ukaba wumva ko nawe uri mu bantu bifuza ko jihad yagaruka muri sosiyete icyo turakigushimiye ku ruhare rwanjye nka hambo pe njyewe ndi umufana wawe nanjye nkunda ukuntu uvuga utuje nkunda ukuntu mbega ijwi ryawe risoundinga like ufite peace ijwi ryawe rivuga na peace nyinshi werekana ko uri umuntu ukunda amahoro ibyo nabyo ndabigushimiye na Semungu nawe ntago nkwibagiwe uri umuntu wacu turagushimira nawe abashu bamugutumyeho no byo ndi kuvuga ku giti cyanjye by'abashu byarangiye turi guserebura ibiri muri process y'itegeko turi kumwe icyo twifuza tunaserebura at least basi turi kumwe bamugire nka amere nka ntuza nka K John turi kumwe asoke hanze akomeze gahunda ze akomeze akazi ke akurikiranwe ko ntabwo nose jihad azatoroka niyo nabihakanye abantu bamaze iminsi bakora ama live nkaza tukaganira ibyo ntitwagiye tubivugaho bingana icyo turi kuvuga ni iki ngiki rero n'abantu bari ahangaha mwumve ntabwo tuvuze ko jihad agiye gufungurwa ngo ahinduke umwere bikazana yiruka n'umwere ariko icyo turi kuvuga noneho basi habe gusereba afungurwe munasenge kandi muvanye ku mutima tumubone ave hara ku rukiko iriya roza yikuyemo uko nyumva amanuke mu rugo uzi ko udupusi twabyaye adahari bro uzi ko atazi tukazana twe sorry utwuzukuru tw'udupusi twe tuzi akoze kuzana itungo mu rugo rikabyara udahari sorry kubwabo ubundi kambabazi ubundi ngewe natumye afungwa ndababaza oya ningi sense ninde se icyaha uri kuburanaho se ni icyanjye oya ariko se ko kugeza uzamenya kuganira na Godfather ryari madame twavuze ko aramufungishije oya erege mubaza Godfather ntago ari wowe mba mvuze kuko wowe ukuri ubukuzi ariko nkuko tuba turi kuganira hano hari abantu baba bari hasi batari hejuru nabo ngo batange opinion zabo enda bari kubitangira muri comment cyangwa bari kubivuga mu bundi buryo sibyo yego first of all sigiye watumye afungwa kumva yafite ibindi bimufungishije nimba n'ikirego cyanjye cyari kirimo uri kubyumva neza nimba n'ikirego cyanjye cyari kirimo ibyo ni ibintu bishoboka ko yazaburana mu gihe yazakomeza cyangwa se akazasanga n'icyo kirego cyaravuyemo bitewe ko yenda hari ubundi ari uburyo twaganiye cyangwa uburyo umuntu yiyumvise akaba yakuramo icyo kirego yego uri kubyumva kugeza keza uri imfura reka nze nkubwire narabigusabye urabyemera erega nyura n'inyuma ajya kwisaba n'umukozi w'Imana ugushumiye araza narabikubwira anyuze inyuma ujya he none tuzi ko pastor apfuye kuza kubikubwira ntabimusabye sense erega uratwara umuntu abagomba gukomakoma papa wawe mu by'umwuka naragenda atakama ndavuga ni mukozi w'Imana egera ese kasenga n'Imana dushyiramo umwuka none se nyine ko yabikubwiye rega banagerageje kandi uzatwumve rega turagukunda so warakoze umva rero kugira ngo twemere ko ibibazo wazimuhaye urira moto none anakosore uratwara fata imodoka yawe sheri uyu ninde ukwebye fata imodoka yawe ijya ku rukiko sha umutwarire na yawurute umutwarire inyange sibyo umushyanyira n'agakoti dore imvura iri kugwa rega ni wowe uri hafi ni we nshuti yacu iri hafi jya ku rukiko ari Nyamirambo ntabwo ari kure yiwe mu rugo mutwarira agakoti ukumva umutwarire n'inyange sheri ibyo ntabirenze rega Godfather bidukorere ibintu mwamwe yafashe mukabikomeza ntabwo bikomeza njye ndi gukora content nubwo utanyishyura uri kumva kandi ndabibutsa ko uri kumva ngiye tureke ibyo bya brag mandi gushaka kugira ngo abantu bataza kuba boade kandi mukanya tugiye gutangira tugiye bagiye kuduha resultat turaha ndabizi ku mutima wawe
sorry wowe wenda wowe waramubabariye uranabikora unabitwereka hano niba utaraturyarye ariko se muhungu hano hari inkuru ebyiri zigiye gusohoka hari uko agiye kumanuka amageragere cyangwa hari uko agiye gutaha ubujurire bukangwa cyangwa bakamurekura agatahuka se muhungu none se nunganiye se muhungu ubwo rese manze mvuge igitekerezo cyanjye ndabizi abenshi muri mwe abenshi hano ku bantu bagiye kumushinja urumva murashimishwa nuko agiye mageragere kandi ngiye gufata ndashimishwa nuko atashye so madare kudutekerereza ntabwo mvuze izina ryawe Godfa rero ngewe na Semuhungu uri no kutwitiranya Semuhungu ntiyatanze ikirego nimba ari n'ubuhamya yaba yaratanze ntabwo buzakuraho ubwo buhamya wese azavuga ngo ntabyo yabonye Keza none se ngewe ariko rero muri no gukotera amagambo yanjye nabi okay Keza kubwira uwo mugore ngo ni Godfather niwe ndi umugore niwe kakubitwe n'inkuba wamacuwe nigeze nguha inigo naguhaye ni uturabe igitsina cyawe ndakwibwira yongere urakoze next uzaze nguhe nzaba nariye nzaba narwaye agakanzu nguhitwe se niba ukunyita umugore niba uri kunyita umugore nzanywa icyayi cy'abashinwa umuntu arya nk'agaca buro urye mu mazi urumva bimwe by'agasungu yarya amapera ngiye narya wibeshe bya bindi narya ibintu umva nkakuninya byamwihaye n'ibi urumva Keza Semuhungu uko ndabizi ko utazi kunyura uruhande hagati y'aje gutaha mu rugo no kujya mageragere ni ikihe cyagushimisha ntubiryarya agiye kubitekerezaho kabiri gusubiza harimo n'umusamo mbese ikibazo muhamushaka tubwire ibyo mwumva oya ndashaka ukuri so here's the things yego yanyifurije mu gufungwa muri Amerika akajya nakora breaking news ngo nagishe mageragere nyamara atazi na case ya immigration is very sensitive cause iyo muri criminal case ntabwo nigeze njya kuburana narifite umwavoka ari ngo dena giye bari kumaza imyirondoranye no kuyemera so muri ni justice case muri justice court ariko muri immigration court ni noza case sensitive nige nabonaga bana kuvuga ku bya Prince Kid narabasetse bavuzunguriza umutwe niyo bona nigeze ndenzaho kuko muri immigration ya muri Amerika kandi naho uri yamuhunga afungiye Prince Kid nta muntu utemereye ko yinjira ntangwaza kandi nubwo bakuzana muri court in a person uburana kuri video call abantu baba bari muri court n'ahantu judge bayicaye hari abantu bo muri famille wemereye babiri cyangwa batatu batanu na warenga agomba kurenga 10 kandi abo bantu inziko neza atarabaje bavuga ibyo bintu ahubwo ni kwa kundi amakuru bayandika abantu cyangwa bakagira ute cyangwa umuntu yaganiza umuntu akaza kavuga inkuru kitari so ngarutse rero ku kintu barumbwiye uribuka neza breaking news yakorwaga na ba Jihad n'ibindi binyamakuru byose byo Kigali biri kuva Eric Semuhungu yabuze ubundi Eric Semuhungu agiye gusubizwa South Africa ko afite ubwenegihugu bwa South Africa nyamara ngewe since day one nyabonye n'ibyo mu Rwanda sivyo n'isibo yarabyanditseho wareva Semuhungu agiye gusubiza muri South Africa ngo kwibaza hagiye kujya ngo kurangiza igihano cy'imyaka 25 ako se Amerika ninjije ku buryo ujya gukora icyaha wamenye ukora icyaha iwabo bakakureka then ukaba mugendo gikorera iwanyu niho se waragikore kireka ari igihugu cyawe kigushakisha ari byo wakorera iwanyu anyway so ubwo rero ngiye nkuko banyifurizaga inshuro nyinshi Eric nafungwe cyangwa nagira ute kandi batazi na case cyangwa batazi anything about me ngiye nango uko ndagize sikwagira nkuko yabikoze nkuko harabo yabangamiye nkuko harabo yajengereje nkuko harabarize yabo yarijije abavyeyi bo yavuze abana babo papa n'uwo muvyeyi Kreza Teriski bavuze umwana we bavuga we bagira ute zinda bavuze umwana we baramuvuga bavuga ni benshi yagiye avuga kubwanjye ngewe as Eric iminsi yaramazemo 30 kandi nakomeje mbivuga sinzi impamvu bari kushobora kongera kunsubiza ku munsi umwe yaramazemo yarumvishe kuko yaragiye ndishima pe sinakubeshye cause yanyimiyeho
kandi motherfucker sovuze ngo nkubwire uko unyiyumva Erike, do not bring my mother in none this. se motherfucker none se kuki ko uri gushaka kumotinga my nose ariko ku minsi yaramazemo nzi ko yagize ute yize so natahe ni aze yige abanene n'abandi mu mahoro niba atarize akaza kongera gukora biriya mwebwe muri kwirirwa mushyira ku ruhande muri gushyira hano kuri live ngo natahe nyamara kugira ngo musome imitwe y'abantu ntacyo muzamumufashije muzaza muwongere mutume yongera gukora same things yongera afungwe so ariko niba yarize rwose musabe ko nawe yavamo pe nubwo ntacyo kizwe mu rukiko cyangwa naturi mu mucamanza yavamo akaza agatanya ubuzima n'abandi pe kuko nta keza kagereza bro sivyo na keza kabyo ariko nabwo bane bamutwara amageragere ntacyo nungukamo nkuko nakubwiye Godfather ubu ushaka kowe gushyiramo words mu bantu ugatuma umuntu aruzinga temper kandi ntango nasinze ndi sober pe so na rero nata it's okay kandi buri bamutwara nakubwiye ko nabari yari abantu so sindaza kuri indimi nabari yo n'abantu hari y'abantu barenga bagororwa irenga hari 3 cyangwa 2 neze bose abantu Urakoze cyane Keza waragiye kunganira Semuhungu jevuze kute ikintu namwunganiraho sibyo yego nawe umuntu ukunda kuvuga ngo tujye tureka gutwarwa n'amarangamutima cyane mu by'ukuri ntago Jihad yabaniye neza anyway nari umuntu ubanira neza buri muntu sibyo ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari abo yababaje sibyo uretse yenda kuba umuntu yakicara akaboka cyangwa se akavuga ati wa mugani uko bimeze kose ntabwo wakifuriza ko umuntu azagenda ngo amara imyaka ingahe muri gereza cyangwa apfireyo cyangwa bigende gutya urumva ariko ntabwo twakwirengagiza ko hari abo yababaje kandi yakomerekeje n'imitima kandi n'ibiganiro biri ku ma YouTube ibyo biganiro bizahora biriho urumva na nyuma y'imyaka ingahe twebwe bishobora kugira ute kutugarukaho bikaba bikidufiteho ikindi cyasha ku bantu yenda yaba yaravuzeho urumva ariko nk'umuntu utakifuriza undi nyine gereza nyine bingana gutyo igihe kirekire igihe cyose yaba yaramazemo ndi kumva ko kirahagije ku muntu pe ku muntu waba wiga urumva yaba yarafungiwe ibyo yaba yarakoreye abantu runaka yaba yarafungiwe icyo yaba yarafungiwe cyose ntekereza ko hari yari ahantu ubu udafite ikindi kintu uri gukora ari ukwicara ugatekereza ugasubiza inyuma ubwenge baba bari bukubwire wenda n'ibindi birego ufite ukatekereza ku muntu se koko wamukoreyeho ibi n'ibi ugatekereza no ku bataratanze ibirego waba yenda warabaniye nabi urumva ni umwanya mwiza hariya wo kuba watekereza nyine ibintu byiza waba ibintu bibi uba warakoze sibyo rero igihe yari amazemo ntabwo mbizi n'umwanzuro igihe nyine amazemo iyi minsi ntekereza ko yagije kuba umuntu muzima utekereza yakabaye amaze kwiga so rero byaba bihagije pe nta kibazo urumva ariko kuko nimba ari umuntu waba umaze kwiga rwose mana free Jihad ariko nimba ari umuntu utiga kubera ko hari igihe abantu bakwereka ko bagukunze bakagusapotinga mu buryo bwose urumva ariko ntibagusapotinge no mu buryo bw'imitekerereze urumva kandi icyo kintu nicyo kiba gikenewe the most kubera ko hano twese turi abantu ntago ntekereza ko agarutse agakora nanone ibigize icyaha ejo agasubiramo ntago abo bantu bagize gutya bakamuteranyiriza bakashaka uwo muntu cyangwa abo bose ngo bishyize hamwe ntago bahora bakora ibyo bintu kameme urumva n'abagira imitima yo kuvuga ngo bamuhaye imbabazi ntago hari igihe bahura noneho n'abadatanga izo mbabazi so ni byiza rero kuba yaza ariko akaza yarize akaza azi uburyo agomba gukoramo ibintu akaza afite umurongo muretse kumugira inama y'uburyo azitwara
tumanze tumubone urumva nyine ibyo umuntu wese ari kwifuza nuko yaboneka sivyo kuko tuvuga ko iminsi abayeyo irabaye kuba yaba amaze kwiga okay nuko ngiye mbyumva hano dufite umushu Pro Max Jani abantu bose banyohereje imitima ndabakunda nanjye bonjour abantu bose bari kunyohereza imitima match rero mwari mwarabishe muzi ko tutazabimenya sawa nyine mwamaze ariko mwabimenya ku munota wa nyuma yego nabimenye reka nkubwire Jani nushaka ube warabimenya hashize icyumweru icyo nzi cyo nuko mwabimenya ku munota wa nyuma ari nayo mpamvu mwicaye ahangaha uravuze wumvishe we yasubiramo ntabwo numvishe nari kuri message sorry warumwiye ngo nibagiwe ibyo nari mvuze mumeze neza ariko yewe gode fata naragiye ndabona aho no kunyohereza imitima nanjye ndabakunda guys thank you much love guys ariko si imitima bakoherereje ni iyihe udutema tubiri baguhaye nitwe uri kuvuga ngo bakoherereje oya muri comment man nango erekesemo ese eva kuri birabiro wese none ariko se mu imitima myinshi sawa nyine reka ndumve Jihad nani Janine ese wansomye baka ibi niki nushaka kubyihorera abonye umugore duturanye w'umurundi kazi uteye neza atuye hano impande yiwanjye nushaka kubyihorera ese urushaka wowe uyu nguyu turegeranye kandi nabonye afite n'amafaranga Jihad I mean Jani shushu nta kibazo naho wamamagara Jihad oya rega Jihad rega none nukuri ko reka banze nisegure ku bantu mwabonye irantuza nahurudutse urabizi nanjye ngiye kuvuga inkuru madi gushya mu kanwa kandi akanwa gatogota bitewe n'ibivuye mu mutwe nahurudutse ngiye ku downloading ifoto mbonaho ngo inkuru ubwo nterura ifoto ntarebye ko ari hagapipi bajana baranganyije umva shushu ibi ngibi wakiriye gute kubona Jihad hari amahirwe agarutse yuko ashobora kurira umwaka hanze kuko ntekereza ko kuburana kuri ubu bujurire hari amahirwe yuko ashobora gusohoka wabyakiriye ute itakiye magara ngiye kuva nabimenya urumva tujya kujurira n'ibyabaye byose urumva bikurikiranira aho hafi nkurikije n'igihe twajuririye n'ukuntu twahise dusubizwa byamaye icyizere buriya urazi iyo ujuriye urazi ko nta cyumweru kishize ajuriye so bagahita bamusubiza vuba kandi harimo n'iminsi mikuru iyo ni sayini nziza igaragaza ko umushu wacu no gutaha bishoboka ashobora gutaha urumva so ikindi nshaka kuvuga Jihad ntawe yiciye urumva ntago ari ikigarasha ntago ari umuntu urwanya ubuyobozi si umwicanyi urumva abaye ibyo byose yarabikoze twaba tubivuga mu zindi ndimi godifa urumva ariko buriya kuvuga twese nagira ngo mvuge ko hano tutari abamarayika urumva hano hari abo tugurukana nabo hari n'igihe turengaho tukavuga nyine n'ibigize icyaha sibyo so rero ndashimira Keza rwose Keza abyitwayemo neza kandi we yemeye no gutanga imbabazi urumva buriya umuntu ukuvugira ku mwana buriya iyo ushaka gukomeretsa umubyeyi umuvuga ku mwana we uvuga ati ngiye naramubabariye kandi ndashaka ko afungurwa n'ubuzima bugakomeza iyo ni intambwe nziza so ngewe rero kuri urwo ruhande rwose ndashimira Keza ngewe ku cyifuzo cyanjye kandi nuko mbibona nkurikije nuko n'imyaka maranye na Jihad ntago ari umugome Jihad ntago ari umwana mubi Jihad aravuga pe urumva afite umunwa nk'uko natwe twese tuza hano tukavuga godifa urumva gusa numva nyine Jihad yarekurwa agataha urumva agakomeza ubuzima bwiwe urumva ikindi bavuga ngo ngagomba gutaha agahinduka ngewe ntungurwa no kumva umuntu buriya umuntu waguhemukiye nawe ukifuza ukamwifuriza inabi ntaho uba utandukaniye nawe urabyumva buriya
Godifa ubaye wanga umuntu nawe ukamwifuriza ikibi ntaho muba mutandukaniye urumva ngiye rero abaye yaranangiriye nabi nk'ibyo navugaga Keza ukamubabarira ugakomeza ubuzima bwawe ko n'ubundi mwamuta abatakugaburira nawe utamugaburira ntacyo biba bitwaye. So ngiye rero numva Free Jihad abamwifuriza ikibi ntago navuga ngo birabareba, ariko nge navuga mu gihe twese tukiri ku isi tuzabona. Uyu munsi isi iramukaranga nawe ejo ni wowe, ntabwo isi izabura uwikaranga tukiri ku isi. So that's all. Wow. Aha. Oh. Reka nkubwire njye ntabwo kuri ikibazo cyanjye njye ntabwo njya nyura iruhande. Urukumva? Muri iyi minsi bitewe no kubana no kuba muri community noneho nkaba ndi active kandi nkaba mbona byaranteranyaga n'abantu kuko abantu batazi kwakira ukuri ntuza kuri nani kuri ba puzzle. Urukumva? Kuri ba puzzle nabari abantu bisanze mu kibazo cya yampano narifashe nanga kugaragaza amarangamutima ndaceceka, ariko kuri Jihad nafashe uruhande ntagize nafashe uruhande ntaciye ku ruhande ku bitekerezo byanjye uko numbyumva nuko mbyumva. Bari yabo naze gushyiraho comment uko iyo nza kuvuga nka Godfather kuri bari abatipe bandi nibyo bakoreye yampano bro. Nari kuvuga amagambo ndabiza benshi mwari kuba baramukoresheje amarangamutima kuko nari kuvuga ukuri nkuko kuri, kavuga ko bagomba kumanuka. Urimo kumva munyumve? Ariko kuri Jihad ntakoresheje amarangamutima kankubaze Jani suri inshuti yanjye nari nafata umwanya tukaganira Thank you so much guys. nari naganira ku byerekanye Jihad twabiganira bivuze ko nta marangamutima nigeze nkoresha cyangwa ngo wenda ngo umuntu ajye mu matwi oya, ariko tugendeye ku byo tubona n'inzego zidukurikira zikatwumva Jihad arekurwe. Urukumva? Impamvu nta yindi, Jihad ni umuntu antekereza ko amasaha yize tureke n'ibyo kwiga. Turi kumwe bro? Tugendeye ku kibazo cya yampano siko bimeze. Jihad nta ruhare rugaragara. Turi kumwe? Yego. Jihad yavuze kuri yampano nkuko Godfather keretse nyine maruka mukamfunga. Jihad yavuze kuri yampano nkuko twamuvuzeho. Yego. Sinza tukubyumvikana n'abandi bose. Keretse niba hari ibindi tutabwiwe tutazi, ariko niba biratwabonye twese bira bintu twarabivuze. Abantu bose barabivuze barabibreakinze. Sinza tukubyumvikana. Kavuga ngo aya masaha Jihad nkuko yari afite ibirego biri muri RIB siko bimeze. Biza azabikurikiranwe, ariko ikintu cya yampano kireke kumutwara amageragere. Ati kubyumvikana? Ntabwo ngende gukoresha amarangamutima kuri iki kintu. Ndi kuvuga uko numvisha ibintu. Jihad sindya kwa nyina, Jihad nta tuza zigera mvomera, simvugira nyina muvumbi kumuvumba. Iyo mvuga ngo hariho ibyo mbona nkuko mwibuke Kejo naraje hano mvuga ibintu nkuko biri, ari nkavuga ngo Kejo nagomba kurekurwa. Niko mbyifuza, niko mbibona according n'uhari yagize muri ibi bintu narabivuze hano. So kuri Jihad nawe no kuri niko mbibona uko mbyumva atahe bamukurikirana hari hanze, ntabwo Jihad yatoroka. Ngiye nuko mbyumva. Urumva? Ndabizi abantu babyumva ukundi. Ibyo Jihad yakoze no kujyara agaturagurika imbere ya kamera ni abwanuka kuturusha. Abwanuka tuvuga twese. Bavuga nti ibi ngibi niko mbibona. So for me Jihad naza bivanye ku mutima ntakiye ku ruhande ntade mu buryarya. Jihad nasohoka ndishima najya mageragere ndababara, kandi anga turi kubwanuka gutya hari amahirwe y'uburyo bubiri. Jihad ashobora aya masaha ashobora kumureka gataha, I will be happy. Najya mageragere ndababara, kandi nabyo birashoboka ko ashobora kumanuka. Bashobora kujurira bakavuga ati oya ibamanuke mageragere. Najya ndababara nafungurwa ndishima. Rega nta nubwo bahita bamusomera ako kanya Godfather, birafata iminsi. So reka nyine
arajurira nyine funga n'ifungurwa ariko ntabwo bahita batanga umwanzuro ubwo nyine ako kanya. Ndabizi ibyo turabizi turi kugira ngo n'amarangamutima, ariko this is the good news by the way, ni inkuru nziza kandi tareka kuvugaho. So ndabona inkuru yamaze kwandikwa, nta nubwo ajuriye wenyine, n'abandi bose babatwariye hamwe niba ntibeshye, siko bimeze abo bareganwa, ntabwo ari we wenyine. Ibyo nzi ni iby'umushu wanjye, by'abandi oya n'abandi inkuru ndi bamaze kwandika inkuru, abahungu banjye bamaze kubimpa n'abari. Okay. Ndumva ari ibyo ngibyo, hari ibindi ibise n'ibikungu yampaye, so ndatekereza ari ibyo. Hari ikindi twarenzaho mumbwire? Ntacyo pe. Naho se muhungu, ndabizi ko tanga jihad, erega jihad ni umushu wawe, ndabizi ko tanga jihad se muhungu uramukunda, erega wiki ko jihad mwateretanye ari umusheri wawe, umuntu mwateretanye mukaba inshuti mukaba bashu, ubwo yabasawa kivuga ya sawa nyine uramukumbuye. Samusuri Yes, ndakumva boss. Jihad arataha arajya mageragere. Jihad nkurikije uko nakurikiranye iby'ubushize, ndumva nta mpamvu yo gufungwa. Ushobora kuza keretse niba hari ibindi biri inyuma y'ibyo tutumvise, ariko ibyo twumvise ntabwo bimufunga. Uko bano bavandimwe babivuze Semuhungu na Keza, hari ikintu umuntu ageramo kikamuha isomo, azahindura wenda systeme, ntazahindura cyane kuko abafana be nicyo bamukundira, ariko nanone kwibasira bizagenda neza. Ntabwo ari nuza wenyine wajuriye, komeza sheri. Azaza rwose azi umurongo agomba kunyuramo, nta mvura idahita agomba gutaha. Rirari kuvuga ni nuza wajuriye wenyine, ntabwo ari we wenyine wajuriye, hari n'undi ngewe nzi wajuriye, abandi simbizi. Ninde wundi uzi sike? Amakuru atatanzwe sinemerewe kuyatanga hano, kuko si we wenyine wajuriye. Sawa nyine komeza ubwo komeza uzayabaza yabike, uzayabazamo akabati ye mubonye amabanga bivuze uti tubiganiraho ni nkaho ubwo hazaza amabanga yuko Mutesi Jora twite, nange muzana amabanga anga ndabivuze niko, ubwo nange muzana amabanga yuko ngo abagenga baje n'abatajuriye ugomba ubwo ngo mubonye amabanga na ubwo rero nange mubonye amabanga mubika ubwo cyane hambo Godifa wankuye kuri level ya 0 koko. Niba utari umushu tumuka, nta muntu utari umushu nkine kwipana na Semuhungu yahindutse umushu uko nyamba. Semuhungu agomba kuba umushu, biragenda ndababara kandi ahanga turi kubwanuka gutya, hari amahirwe y'uburyo bubiri. Jihad ashobora aya masaha ashobora kumureka gataha, I will be happy. Najya amageragere ndababara kandi nabyo birashoboka ashobora kumanuka, bashobora kujurira bakavuga ati oya nibamanuke mageragere, najyayo ndababara nafungurwa ndishima. Rega nta nubwo bahita bamusomera ako kanya Godifa, birafata iminsi, so reka nyine arajurira nyine funga n'ifungurwa ariko ntabwo bahita batanga umwanzuro ubwo nyine ako kanya. Ndabizi ibyo turabizi turi kugira ngo n'amarangamutima, ariko this is the good news by the way, ni inkuru nziza kandi tareka kuvugaho. So ndabona inkuru yamaze kwandikwa, nta nubwo ajuriye wenyine, n'abandi bose babatwariye hamwe niba ntibeshye, siko bimeze abo bareganwa, ntabwo ari we wenyine. Ibyo nzi ni iby'umushu wanjye, by'abandi oya n'abandi inkuru ndi bamaze kwandika inkuru, abahungu banjye bamaze kubimpa n'abari.
ndumva ari ibyo ngibyo, hari ibindi ibisa n'ibikungu yampaye, so ndatekereza ari ibyo. Hari ikindi twarenzaho mumbwire. sha ntacyo pe. Naho se muhungu, ndabizi ko tanga jihad, erega jihad ni umushu wawe, ndabizi ko tanga jihad se muhungu uramukunda, erega wibuke ko jihad mwateretanye ari umusheri wawe, umuntu mwateretanye mukaba inshuti mukaba bashu, ubwo yabasawa kivuna ya sawa nyine uramukumbuye. Samusuri Yes, ndakumva boss. jihad arataha arajya amageragere. Jihadi nkurikije uko nakurikiranye iby'ubushize ndumva nta mpamvu yo gufungwa. Ushobora kuza keretse niba hari ibindi biri inyuma y'ibyo tutumvise, ariko ibyo twumvise ntabwo bimufunga. Nk'uko bano bavandimwe babivuze Semuhungu na Keza, hari ikintu umuntu ageramo kikamuha isomo, azahindura wenda sisiteme, ntazahindura cyane kuko abafana be, ariko nanone kwibasira sorry bizagenda Samusuri, neza. ntabwo ari nuza wenyine wajuriye. Komeza sheri. Azaza rwose azi umurongo agomba kunyuramo, nta mvura idahita agomba gutaha. Rirari kuvuga ngo nuza wajuriye wenyine, ntabwo ari we wenyine wajuriye, hari n'undi ngewe nzi wajuriye, ariko abandi simbizi. ninde wundi uzi sike? Amakuru atatanzwe sinemerewe kuyatanga hano, kuko si we wenyine wajuriye. Sawa nyine komeza nubwo komeza yabika uzayabaza, yabike uzayabazamo akabati, ye mubonye amabanga Bivuze tujye tubiganiraho ni nkaho ubwo yavuze. hazaza amabanga yuko Mutesi Jolly atwite, nange muzana amabanga anga ndabivuze niko, ubwo nange muzana Ndabivuze muzana amabanga yuko ngo abagenga baje batajuriye, ugomba ubu ngo mubonye amabanga na ubwo rero nange mubonye amabanga mubika ubwo cyane iryo muntapige niba screen hambo. Godifa wankuye kuri level ya 0 koko. Niba utari umushu tumuka, nta muntu utari umushu nkeneye Yego kuyipana kamara ndi na umushu mu Semuhungu maraso yahindutse mu umushu, mifuko. uko nyumva Umva nawe Semuhungu agomba urabizi kuba umushu, uvugira Njuga yahindutse ndi umushu, mu maraso mu Samusuri mifuko Samusuri no mu yahindutse mufuko. umushu, urumva Ako ngiye Jihad ni umuntu wanjye. Uziko Jihad jyewe twabanye mani mu buzima mu nzu imwe. abanye waramusuye Ariko ariko akankubaza wagiye gato. kubiryarya wigeze umusura hano Umuntu ajya ajya gufata warakoze selfie. cyane. Umuntu ajya gusura umuntu Waramusuye. ajya afata selfie. oya nyine vuga ngo uyibona aramusuye. Uzamuzana umutereke hano umubaze ngo Njuga yaragusuye. Apana ibintu ntugatuma umuntu aza kwigamba ibintu. Ntabwo Urakoze ari ibintu cyane bya danje. erega nonese ko Brian atamusuye, Muyango yaramusuye. Ibyo simbizi ni uburenganzira bwe. Godifa ntabwo ari Ibyo ukuvugira DJ Brian, ariko DJ Brian yaramusuye kandi Oya. ibyo hari ibihamya n'ibimenyetso ndabizi. Okay. baramusura ntabwo baza hano ngo bafate selfie ngo Erega bakwereke ko mba ndi gutera bagiye. ibuye mu gihuru kugira ngo umenye ibishya mbere. Godifa nawe ugira ngo uvugishe abantu amangambure. Wowe se waramusuye? Of course naramusuye kandi natumye DJ Brian kandi yageze yambwira uko ameze. Okay. Rero sibyo nari kumenya, nari kumenya ko nawe muri Canada. Yaramusuye Uretse gato. Nari kubwira n'iki gusinyera. nari kubwira n'iki ko muri Canada nawe wamusuye. Uri muri Canada. Urabizi ko ari umuntu wanjye. Urabizi. Ndabizi. Ibyo ndabizi cyane. Abantu bo hanze bafite intumwe n'aha baratuma. Ntagira mu bikomeye ngo mwibagirwe sheri ntibishoboka. Okay, oya ndabizi uri mu bantu bampamagaye ngo si Jihad koko yararize mu kanya ngo ukijije gasuku ngo arari kuguhigisha uruhinde. Ntagenda icyo kibura buri. Ngo Ariko abantu mwese ko mwarakaye muri uyu mwaka mwa.
ariko ubwo ntabwo bufite waje rwose mu kanya ari kuri live ntabwo ambi kuvuga ngo ntango yafunzwe arakumva. ariko umva nkubwire sinjye wabivuze aho bita kuri sirimu Jesus bibona no kuri niba ari ahahita ngukira kuri kariya kagabo kitwa sorry ntago mwise akagabo nuko ari mutoya bakita nde yakoranaga na uriya Ezekiel sinzi uko babita ariko nabonye kuri YouTube ebyiri bamushyizeho thank you Sheri none cyane rero ariko ubucuti bwiza madamu ubwo bucuti wa niko Jani akankubaza njye na Jihad ninde wamenye mbere mbese wowe hari ibibazo urimo kugira ngo Jihad ubere kuko ibibazo ndimo se ibibazo ndimo birenze kubiri yagoro yambaye ubusa ni ibi kambara inshabare none se yanjye yirambaye reka nze nyirebe bebe urimo urandebera mu kimuwe warangiza ukaza kumbwira ngo koroya mbabara isegonda imwe nshimire Keza wuhe Keza Terisha ariko mu byena mbere y'umuziki tumanze tumenye n'ibikirego yarakivanyemo nta kibazo ariko reka tumushimire Keza njyewe ndagushimira icyambere cyo nkunda ukuntu uvuga urutuje okoshye ijwi ryawe ryumvikanisha nk'umuntu ukunda amahoro ntabwo ari nkatwe twavuyemo ibihani impyiko ibingibi akubwiye Keza iba akubwiye ninjye wabimutumye nagize neza kubikubwira utajya ngo nakugiriye crash ubu yari hano ntumbeshere ninjye wabigotamye okay reka mvuge ntabwo urumva Keza ari guturagurika umuntu azakubomoka muzabimenya okay isenge kuvuga wumve ko ari good fire yintumye ndagushimira cyane oya kugushima ubu kare turambeshyeye ko wamuretse agasoza kuvuga Godifa aretse akavuga ariko Godifa umva ngenda gushimira mbikuye ku mutima bihafi y'abashu boko barakubujije mu izina rya Yesu ntabwo tugutumye reka bihafi y'abashu uretse reka oya vuga nkawe ntuvuge muri abaha Janine muramutumye yugo mwamutumye hari abantumye rega hano barahari yego ko gitari cy'amahanga Janine uyu ngo yarabahagarariye oya hagarariye buri wese umva Janine abo ndi kuvugira n'abashu duturanye hano okay ndi kuvugira aho he so turashimira madam ko duturanye kandi nkaba ndi umushu nagutumye njyewe nturanye nawe Godifa ariko se mureka soza ijambo rye yavuze abaturanyi nabo hafi cyangwa se abo babana mu nzu ko nta tabu unywa nta nzoga unywa wanyweye ibiki uyu munsi ni kofi amborata bashobora kuba ari n'abantu mubana mu nzu b'abashu bagutumye dore hasi ngo barakwamaganye ntabwo hagarariye abashu ibyo ntibindeba nyibwirira nyibwirira Keza kahambo rubaze fani mushimire no ku bantumye b'abashu sawa nyine turagushimira twivuye inyuma turagushimira ko watuje umutima ku byakubayeho byose n'ibyaba byarahise ariko kumva ko icyiza ari amahoro no kwifuriza amahoro abandi ukaba wumva ko Jihad rwose kujya amagerage ntacyo byakumara ntacyo byakungura ukaba wumva ko nawe uri mu bantu bifuza ko Jihad yagaruka muri sosiyete cyo turakigushimiye ku ruhare rwanjye nkanjye nka Hambo pe njyewe ndi umufana wawe nanjye nkunda ukuntu uvuga utuje nkunda ukuntu mbega ijwi ryawe risoundinga like ufite peace ijwi ryawe rivuga na peace nyinshi werekana ko uri umuntu ukunda amahoro ibyo nabyo ndabigushimiye na Semungu nawe ntago nkwibagiwe uri umuntu wacu turagushimira nawe abashu bamugutumyeho no ibyo ndi kuvuga ku giti cyanjye by'abashu byarangiye Semungu nawe nubwo yababaye n'ibiki nta muntu udakomereka mu buzima ariko wumvishe ko nawe yifuza yuko ajya amajya avuga ati
of course ibyo byose iminsi amaze irahagije niba icyo yize yarize ariko nagaruka muri sosiyete nawe turamushimira buri muntu wese agomba gushimirwa mu ruhare rwiwe. Janine nawe ndagushimira we byimaze urakoze Semu ariko uranyibuka cyangwa ntunyibuka? ntabwo nakomeye Okay, nuko nani hanjye barayihakinze ariko nitwaga Dihasra. Urabizi uranye uri buhita unyibuka. Okay, yeah. Barayihakinze fungura iyindi yeah. Nukuri Petro agushinga kandi byimazeyo nawe ko buri muntu wese agira ukuntu yishima n'ukuntu babara n'ikimubabaje nawe turakumva kote yawe. So Janine wowe ntago twabona icyo tuvuga urumva nyine ariko ubundi mu bashuri nde uri vice presidente uri igiki? Ye ntacyo ndi Janine Gesi nkunda Jihad mufata nka musaza wanjye ariko nyine mu bashuri ntacyo mazemo ariko ndi umushu hejuru cyane no ku gahanga nabyishyiraho. Gusa ntacyo ntabwo mpagarariye mu none se bashuri abashu bagira perezida na presidente Oya hari groupe y'abashu ya WhatsApp ariko twe ntago tuyirimo. Nge ntayo iyo ndimo. groupe isigira perezida na presidente Ntayo ndimo. So Jani nawe turagushimira mu ruhare rwose witanzemo ku byabayeho byose ari gushaka abavoka n'ibiki narumvishije bihari no kujura n'ibiki byose. njye n'ibivugwa nta bihamya bihari. Ntago ukeneye ibihamya umutima wawe n'ibyo wakoze Imana. Aho thank ubwo you ariko Godfather nkubwiza ukuri nushaka kugira uririmba indirimbo y'igihugu mungize umuzahirwa ndabibonye Gutya na gutya ariko nzi ibyo nakoze ntabwo nyine kugira ngo mbwire abantu ngo wakoze ibi no. Yeah. Ineza ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese ajye yivuge ku karubanda ariko reka nta rirarenga niba hari naho yakosheje yagaruka muri sosiyete akahareba akavugana nabo yakoshereje wenda niba abyumva bihari bakabikosora bakiyunga. Jihad nzi ko atari umwana mubi pe ni ukuri Jihad nta mutima mubagira ari aho byabaye amakosa nzi ko hakosoka kandi nzi ko ari umuntu wumva ibyo mujye kubitanga mubamya mu rukiko. Oya turi kuvuga twebwe hano nkatwe mu rukiko biriyo nibo bari budeside ariko niyo bamumanura amageragere tuzamugwa inyuma tuzamuba hafi nicyo nari nshatse kuvuga. Ya urumva rero ndashimira abantu bose ari aboroheje imitima ntaho bababajwe numvishe wacimiye madam wese ndakugira kuko uri head of the live wabaye uretse ariko ko uri kwihuta. Ubundi iyo bagiye kurya inka bahera ku maguru bagaca ibinono amaki n'ibiki mu mavi bakaza bakagera ku mahembe rero uri kwihuta. nujya kunshimira ukore kuri galeri Fashion sinagushimiye umva nari nasinziriye ntabyo nabonye Christmas njya nza hano wasinzire nka blessing abantu bawe bose ndabeshya Jani. Oya ntabwo ubeshya abandi Wasinzire uri muri gorogorogoro njye ntabwo uramburesinga kandi nawe ndi umuntu urabeshya ubwo nuko utari uhari pe kuri Christmas utari uhari ariko sha ni ukuri ko ntirarangira ubwo ni bona reka nza kublessiye kuri bona ko nateguye iminsi ibiri gusa ntari buzanyibuke nzakwe n'ubu hari n'ubu utaje ntabwo uzaba uhari nyine turazanzamurara Ya urumva rero muri rusange nashimiraga abantu bose kuko hari abababajwe hari n'abafana twese muri rusange reka turuhura imitima yacu sibyo ari uwababajwe turamwumva ari uwababajwe nuko Jihad afunze nayo